hanyuma reka twumve mbere yuko nsoma iyi message riri pupe yandikiye Semuhungu. Ubwambure bwa jihadi yambaye ubusa si wowe wabinyoherereje mama yake na muzaramarama, si wowe wabisakaje ko mfite témoignage sinacecetse ndacyabifite. Riri kuri umushuti cyane wa Jihadi akaba yaranyandagaje bishoboka byose, akaba Semuhungu ari umutangabuhamya mu bindi birego aregwa. Same Jesus. Yabuze ibi bintu aho byangejeje n'ibihombo byanteje no gucibwa amazi, like gutakaza agaciro nagize, urumva yaba wari uzi buri kimwe cyose cyambayeho, noneho ukabona umuntu kandi uzi buri kimwe cyose nakorewe n'inshuti ye magara. Abantu bose barabizi uburyo ari inshuti magara, ukabona nawe reka nyikine aya masegonda ni 43 kamanze ndio ni 43 tutavereza video audio itariyo amasegonda iyi audio ifite amasegonda 43 iyo mpayifite 43. Banyarwandakazi ngiye gukina iyi audio muriteguye, buri muntu wese nafata umuswara yiherere apfune arire. Hanyuma reka twumve mbere yuko nsoma iyi message riri pupe yandikiye Semuhungu. Keza ndakwiye gukomera dore hasi Shadibu za muri zo mbariga zawe sheri. Kankine iyi audio numva ibikangisho Eric yabanje gushyira kuri Keza, ariko munankando ngoka kwitwa n'inkubamwe mwumva mondebere munyumvire umunyarwandakazi ri hano, mwumve hano, reka twumve. Okay, iyi audio bakimara kuyohereza Banyarwandakazi murebe kano gakonte kize muri big screen, kano gakonte muyifollowing niyo ngiye kuza gufunguriramo none muyifollowing iyi konte nini navuze ko nzatangira kuyikora bimaze kugera kuri 500k. Reka dusome iyi message muyifollowing iyi account iyi ngiyi akadarapo ka Canada muyifollowing niyo ngiye kujya postingiramo. So hano ukimara kumwohereza iyi audio riri pupe yakwandikiye agira ati ese ubwambure bwa jihadi yambaye ubusa si wowe wabinyoherereje mama yake na muzaramarama, si wowe wabisakaje ko mfite témoignage Jésus Christ. Attends un peu, muri hasi mwanditsemo ngo témoignage. Okay? Za benshi témoignage za benshi sinacecetse ndacyabifite ja mumvugire ngo ja. Rero kisha make rekeraho kuntuka nzira ubusa yo nese iki kucyo gutuka mu byo kurusha imyaka n'ukuri kw'Imana sometimes muzumura kuntuka nzira ubusa ndakuruta nyubaha yo bro. Sometimes none se ahangaha riri yanditse ikihe kibi mu by'ukuri arakubwira ko mwubahe arakubwira ko papa wowe kubera iki wasakaje amashusho ya jihadi yambaye ubusa kwanjye gusumoye iki
Erega namubwiraga noneho azanera ubwoba ngo afite ngo ngatete mwanyaje ngo z'abantu batandukanye bakizo video zanjye zisakaje zendi yawe ikibazo nshaka kubaza hano kimwe yego riri kuri umushuti cyane wa Jihad akaba yaranyandagaje bishoboka byose akaba Semuhungu ari umutangabuhamya mu bindi birego aregwa kuki uyu munsi ari wo wanyibasiye ukanibasiraho Semuhungu ese aho hantu nta kintu kirimo Teriski nigeze nkwibasira message wamaye intera ubwoba message wamaye ngiye ubwoba oya guteze Minese message siranga abantu ntibari kuyisoma ibintu bimaze amezi njye narakwegereye ndavuga nti ibi bintu ko nabonaga bari kugutuka binambabaje nk'umubyeyi nka warabyaye nanjye narabyaye ndakwegera nibwo nakwandikiye unsubiza kuriya riri ndikukubaza kuba narakubwiye yuko ntazi ikintu mpfa na mushuti wawe kandi nacyo nawe nabimwibwiriye direct nta handi mbinyujije ko nta kintu nzi mpfa nawe nkemera kumusaba imbabazi nta kintu mpfa nawe ninde hagati yanjye nawe ninde wegereye undi njye nabonye barimo kugutuka ninjye waje kukwegera nkuhereza urugero wivuga ngo ninde wegereye undi riri uburyarya bw'abanyakigali ndabuhaze cyangwa abantu mumeze gutyo reka nkubwire riri wivuga ngo niwe wanyegereye nimba waranyegereye wadufashije iki nashatse kubafasha niwe wanyangiye narakwangiye kandi naragusubije on Snapchat wari trop froide vraiment nk'umuntu udashaka naragututse kuki uvuga ngo nk'umuntu udashaka kuki uvuga nk'umuntu udashaka naragututse nk'umuntu utabishaka uko nagusubije riri ntabwo bigeze untuka kuko nta n'ikibazo nari mfitanye nawe urakoze wansubije ni gute bivuga ariko riri kuki ibintu byose turi kwanga kuvuga utabishaka gute nk'umuntu utabishaka gute narakubwiye ngo ntabwo nshaka kwiyunga na Jihad message zawe za Snapchat zisubizeho ndazisubizaho gute se zishyireho okay jya muri chat yanjye narase nuza Snapchat gumana amachat ndazibura zaragiye nise nimba utazifite ngenda zikura Snapchat kidasigarana ntuzi icyangombwa akawazi kintu narakubwiye ngo ntabwo nshaka kwihuza na Jihad narakwegereye ndakubwira nti iyunge warakoze kunyegera ndakubaza ko wanyegereye narakubwiye ngo riri wimuza na Jihad subiza izo message oya riri wasubije ikintu wivuga ngo izo message ukuntu wansubije nose ni gute ntari kuba narabikoze nuko nawe nabona gutabishaka riri nkubwire imikino yose mwagiye mukina imikino yose mwagiye mukina sibyo hari Imana yo mu ijuru kureba mu mutima nanjye ndeba mu mutima urikumva kuko ngende kukubaza ni uravuga ngo nagusubije ntabishaka narakubwiye se ngo sinshaka kwiyunga na Jihad ubwe naramwaprochinze ndebe ko twakiyunga none wowe waje kutwunga ndagutererana waje ushaka amahoro akakwandikira wowe ukamusubiza uri froid byari kunanira kubahuza ntabwo wabishakaga wowe ibintu ndi kukubaza ntabwo uri kubinsubiza winyura hirya no hino narabyutse hano abantu uzi ikintu ahubwo washakaga kumenya kuko ngiye ntabwo ndi umwana narubwo nimbera noneho reka nkubwire ikintu washaka kumenya ndahumeka uwuhe mwuka nyuma y'ibyo baba bankoreye abashuti bawe kubera ko kumbwira ngo ntabwo waranyaprochinze kugira ngo utwunge kandi ntaraguhakaniye ngo winyunga n'umuntu kugira neza nabyo ni bibi murabeho ineza iri kugaragara ahangaha riri y'ibyo wanditse nabarunguritse urakoze cyane gusa ngira ku mutima mubwire riri nubyo nakubwira icyo umugabo wawe yaba ari cyo cyose oya keza ntabwo njye ntacyanigeze nkora kiri uburyo Interpol ibizamo abanyamahanga bakabizamo cyangwa bakajya kumiga
Okay, uretse gato mbasabe ikintu kimwe. Ndi kumva mu bintu byabayeho habayeho misunderstanding. Ntabwo jihad aza kuba intandaro yo kugira ngo utandukanye n'umushuti wawe. None ko twumvishe ko habayeho miscommunication. Mwanyemerera none ahangaha wowe na Keza kababwira ngo ibyabaye tubyihorere noneho twiyunge. Keza urumva wowe na Lili siko bimeze, urumva ko habayeho misunderstanding. Unyemerere wowe na Keza none aha wowe Lili na Keza munyemerere ibyo byabayeho jihad ya masaha muri guhuriraho unimo warajije kunga ariko communication ntigende neza. Mwanyemerera none aha muvuga ati muti none twe twasigaye ubutabera buri gukora akazi kabwo nshuti muvandimwe twiyunge. Keza ntugende muva hangaha mubirangije dukurikira process y'urukiko. How about that? Mwiyunge kuko nge sindi kureba ikintu cyadangiye muri gupfa siko bimeze. Hari icyo bitwaye mwiyunze ahangaha. Nkunda amahoro pe. Keza Lili reka ngiye mbabwire ngiye gusaba Lili ibintu bibiri nabinsubiza ngiye nta kibazo kuko Lili nta kintu mpfa nawe. Urakoze cyane utifata ndabakunda mwembi. Komeza. Ikintu cya mbere nkubaza sibyo ni ukubera iki wanyandikiye iyi message uyu munsi ukanayandikira Semuhungu kandi twese turi ku kibazo cy'umushuti wawe? Okay, nuko hari umuntu uturutse Luxembourg wanyohereje message yampamagaye nk'inshuro nk'eshanu na mukuru wanjye arampamagara uturutse Luxembourg baravuga ngo mugiye kunkoreraho live. Ndavuga se ndaziriki niyo mpandaro ya bino bintu byose. Okay, ko yakubwiye ngewe Keza yakubwiye ngewe Keza na Semuhungu? Oya, Semuhungu ntago bamuvuze bavuze wowe. Ubwo rero igisubizo ntago ndagihabwa kubera ko ndi kukubaza ngewe na Semuhungu turi muri kwesi yawe. Noneho ndi kukubaza ngewe na Semuhungu turi kuri kesi y'umushuti wawe cyanange wari umushuti wanjye sibyo? Kuki watwandikiye ibyo bintu umunsi umwe sibyo kandi harimo amagambo akomeye tutabyirengagije? Okay, yenda twabyirengagiza kugira tworoshye ibibazo sibyo twabyoroshye kugira reka mbasubize. Ikindi nkeneye kumenya uwo muntu waje akakubwira ayo magambo kuko bitari ibyo ejo byakongera. Yes, nkeneye kumenya uwo muntu ubwo nimba utamuvuga uko bimeze. Njyewe Eric ni inshuti yanjye nawe uri inshuti yanjye. Uko bimeze umuntu ntabwo ari kuri social media. Uko bimeze ngiye guhita muhamagara nona ndavuga ni mubwire nti waduteranyije. Ariko nani Keza ahangaha ndatekereza ikintu kibi cyawe ngiye ndi kumva nyamara ndi kumva nta kibazo afite. Lili we aravuga ngo none kuba hari umuntu waje kumubwira ibihuha akabegera akavuga ati nibyo ibi bintu nibyo. Godfather uzi impamvu ndi kumubaza ibyo bintu? Uwo muntu ngiye ntago muzi n'ibyo bintu ntago mbizi. Rero ntamumenye uwo muntu ejo yazambeshyera ikindi kintu gikomeye. Oya Lili ubwo nutamuvuga ubwo nyine turabifata uko nguko wabizanye sibyo? Ubwo menye ko mfiteho ikibazo kingana gutyo nta kibazo kubane gutyo. Ariko se Lili okay noneho ndamukubwira ariko ndamukubwira okay oya Lili ibyo bintu sibyo mwashatse ko biza ahantu bigenda gute na gute kubera ko ngiye rega Lili hari ikintu uri kwirengagiza. Iyo umuntu ambwiye ngo yahamagaye RIB urumva umuntu akambwira ngo ufite FBI ufite bamaneko bawe ubu ngubu bazi aho ntuye bazi uko ndya bazi uko ndyama bazi aho umwana wanjye yiga bazi everything urumva. None ngewe uri kugira ngo nicare kuko wambwiye ni bamaneko bawe umwe muri abo bamaneko bawe rero niwe nyene kumenya washakazana ayo makuru. Bitari ibyo ngewe ndi mu kibazo gikomeye
nimba ufite abamaneko baza kunteranya ntanazi ibintu bikomeye gutyo ndi umusitwaye normal nk'abandi bose. sheri ntabwo uri umuntu normal ufite FBI ukagira umugabo urenze oya Godfather ujye uvugisha ukuri mani muri ibintu biranye muri oya Godfather reka ibyo bintu twumve twakuganiye twese twumve ushobora kwiyunga nawe bikarangira. urakoze cyane ariko kugusaba akavuga ati ntabwo ndi bwiyunge nawe Riri umva Keza ari kuvuga ati Riri uretse gato ndiyunga nawe gute kandi waje kunteranya udashaka kumuvuga uwo muntu waje kunteranya nawe ni inde mumbabarire vraiment nshaka kuryama ako se Godfather reka nkubaze Godfather ndashaka kubaza ikintu sibyo man uri umuntu ufite IQ iri hejuru sibyo ni nayo mpamvu uteranya imitwe y'abantu bose nyine tukazanga tukaboka tukavuga ibintu byinshi nuko uri umuhanga sibyo ufite n'icyo gikundiro none reka nkubaze Godfather umuntu akubwiye ko afite umuntu umuhereza amakuru afite FBI mureke kuvuga mbisize ku rwego rwo hejuru sibyo kandi uwo muntu akaba ari wowe ukaba utamuzi akaba yajyanye amakuru atuma ibintu bijya ngo muri RIB bahamagara RIB kuko yabyivugiye ko yahamagaye RIB wakicara ugatuza utamenya uwo muntu mbwiza kuri Godfather abantu mu nkuri nshobora kujya iruhande Keza Teriski niba nakubabaje mbabarira ibi bintu tubyihorere hano sibyo Iri twabireka hano kuko n'ubundi nta kindi kintu twakora ariko yewe nyine ndagenda nzi yuko hari n'ikibazo kuko njye nta mutekano naba mfite uvuga ko ufite abantu bagira ariko wamenye ariko Riri bitwaye iki uwo muntu waje ariko se uretse gato kwaza kuri aka kantu uwo muntu waje kukubwira ko aba bantu okay tugaruke ariko sindi kumva ariko bari yewe hani ikintu kiro mutwumvikane mu abantu Teriska ntawe uretse gato ntawe mvuze hano uretse gato ahangaha uretse gato Keza ati ninjoro Riri pupe mwaje mu nkoraho live dushaka kuganira iruhande kuko ni ibintu biri sensible nyamara bya bintu birakomeye ngerekana ngo nongera kwivanga hari ibintu biri sensible mwumvise ko ngiye mfite ndi mu kibazo gikomeye muri kubyumva noneho abanyarwanda muri kubyumva ngo iki okay turavugana uretse gato ibyo mbonyeho ndumiwe ayi Imana yanjye waravuze ngo abantu bazakangara ngo babonye ibyo nkoreye niko wambwiye ngibyo uzakora ngo abantu bazumire ngo nanjye ubwanjye nzumiko ndumiwe mu kintu nakubwira wirinde inshuti yanjye ko ndumva turi mu mazi abiri uraho okay Riri ibintu byose bwaze amakuru mami usimbuke mami soga ubwo wumva ijwi ryawe nariyoberwa guseka nta kintu nje kuvuga mureke nisekere ijwi ryawe bumva nariyoberwa kwera umva ukuntu wivugisha ayo uyu munsi naje nanjye kumva itikusha nta kintu mvuga reka nisekere sheri isekere ariko nyine unansengere nicyo nakubwira muri kunyumva umeze neza sheri thank you for blue heart guys so we mwatsinze goro ya Godfather ubundi njyewe ndi hano gusabira Godfather gift mwatsindiye goro Godfather yashimye wanjye umva nanjye ndagushaka ku ruhande umva Godfather yagiye mureke mbayobore Eric ari mu rutako Keza na muting nanjye niyobore
baravuze urimo umwanda. Umva twumvikane ikintu kimwe. Keza Godfather nakoze ibintu byinshi, navuze ibintu byinshi, ibintu byawe na Lily I'm out. Jesus. Our Godfather, thank you Mbere yuko for ugenda hosting us. before you go, twumvikane. Keza Godfather ngiye guhinduka umuhanuzi. Izi ntambara zizarangira zite? Nana, unmute your mic. Yes. Nyuma yo kumva ibyabaye ku mukobwa wawe bakamufata bakamukona, Njyewe reganje bigezemo hagati sinabyumvise Godfather. uvuga ngo reba hano iyi message iteye agahinda yanditswe umukobwa wawe atakamba ati ndatakamba nubwo ntazi icyo nagukoreye, cinkoni zampa umpe mpumeke. Njye se ko ntabyo yambwiye urumva namufashe. Bambwiye ngo Keza mu gihe cy'ukwezi yataye ibiro 6 n'abatari 16. Urukunyumva? Yego. Keza hano afite agahinda. Keza baramwibasiye kugeza aho Keza ataye ibiro 16 n'abatari 12 sinibuka. Bamwataka se? Bamwataka bamukoreye yicarubozo. Aho umuntu afata akajerekani, yafata akajerekani akagira ngo umva. Urukumva? Yego. Yagize akubita induru ku muntu akirukana igisabo, umuntu ukirukana inyoni mu masaka. Kuzi igihe Keza agiye afata iyi message uri kureba hano. Yego. Aravuga ati n'umupuri nawe ugo hari kunkagira amahoro. Undi ati ntabwo ngiye nkunda abagore, ndi umugore na Jihad murabizi ko atanga muri igitsina gore niki ndumva nawe. Keza yaratakamye yarasiriba, baravuga ati tutakupa byako. Ibintu yamukoreye ntabwo ari iby'u Rwanda kugeza twayikirego muri RIB. So ahangaha rero nyuma yo kumva ibintu byakorewe umukobwa wawe, Keza uje nonaha, Keza hano akigera hanga yavuze amagambo abiri araturika ararira. Yarize yarize nkayaka. Ibi bintu nkawe nk'umubyeyi wacu ubona du? Umva, urabona njyewe rero mu bantu 1,800. Aba bantu bose hafi ya bose ni abantu banjye, uretse ikitandukanye ko Keza ari umukobwa wanjye. Okay? Ntabwo nakubwira ngo I can do this or that. I'll first talk to her nimusoza ndi bumuganize kugira amenye wenda ibyimbitse. Urabizi ko hari ibyo batavugira wenda kuri social media, sibyo? Ndi bubanze nyine muganirize basi numve neza, then I will know what to do. Ariko right now kubera stories ziri hanze za social media ntabwo wapfa kuvuga ngo wamufasha gutya na gutya, sibyo? Kubera ko hano umuntu ashobora kubabara akaba yavuga ikintu cyangwa se undi agatinya niba harimo ikirego muri RIB, hari ibyo ndatavugira hano, sibyo? Nuvuga ngo buri kintu barimo kumubwira message bari kumuha ni ukuvuga ngo arazibika, n'umuntu wese wagira icyo amwandikira cyamubwira arabibika. So niyo mpamvu yabaye sensitive kuri niya message uriya mubyeyi yamuhaye, kubera iyo mpamvu. So rero babarire njyewe ndabanza nganirize Keza, ariko bitewe n'ukuntu mumbwiye shinitse haga abantu mumuzi cyangwa muturanye nawe nk'inshuti ze, just give her a hug. Okay? Ngo abahungu begereye Keza n'abasore. Ntabwo mvuze abahungu batajya kumfatira umwana ku ngufu.
abantu mwegereye Keza nta kibazo nuko abahungu bose nasigaye abahungu bavuye uyu musore niwe ugomba kumushyira mu gituza akamuha haganze imituma umwana aruhuka akacyuhuka. Abasore mwegereye Keza mugende mumufate mumushyire mu gituza. Okay, so kuko ibi bintu biri danje. Keza uri kumva? Ndi kumva. Amakuru mfite urukumva mwakoresheje amagambo aremereye. Nayakoresheje hehe sinzi ahari ariko mwakoresheje amagambo aremereye ari sensible. Keza Godfa wiza kumbaza ibintu bavuye kukubwirira mu bwiru sibyo kuko nta nubwo nabimenye ibyo muvuganye. Nabimubajije hano wumva n'abandi bumva rero nta ubwo suragiye ngusubiza iki mu by'ukuri. Ayo magambo ataje avugira aha uwo muntu ataje avugira aha ubwo uragiye ngusubiza iki ibintu muvuye mu bwiru namenya ngusubiza iki. Jesus Christ. Mukore kuri goro abanyarwandakazi. Ahubwo reka nanjye mve live kuko icyari kinzanye ndabona kirangiye. So Keza ndagukunda urumva nakubwira ngo courage urumva mukobwa muto uri umukozi uri umuhanga urakora ntabwo ushobora kugira gushinguka umutima kubera amagambo uzabona ubutabera nibwo warahohotewe ariko harakantu kakomeje uko nabajya kuri WhatsApp nabo kuri status ukabaga abantu Jihad ukamuha bene wabo kuri WhatsApp kuri status wabyumvishe mu kiganiro ejo urumva bazabigaragaza nicyo ubutabera buberaho ako kantu. Ndabashimiye wakoze cyane rero kubwire ngo goodbye. Bye. Tugiye mu cyiciro cya kabiri. Haleluya. Tugiye mwamenye ibyabaye. Ya mpano tugiye kuzamura wowe. Ya mpano itegure. Abashaka ya mpano munyereke imitima. Jesus. Iyi konti muri big screen. Ndababwiye ntabwo uyu munsi turyama. Iyi konti muri big screen. Muyi following niyo ngiye guhostingira muri amusore. Share the live. Share the life. Ibi byose intandaro ni ya mpano mu rukiko bati Godfather. Nasore kambaza. Ubwo baragenda mu rukiko bakandika Godfather. Umushinjacyaha akavuga ngo Godfather. Umwirondoro wanjye ni Godfather. Bababujije. Abatinga abantu hano. Ribu ndahostinga. Ntabwo Godfather njya mvuga nakira abantu bagaturagurika ndabaza nana birababaje oui 200 twese tuzaba twarapfuye ni muhumure subiramo ako kantu nta mwanya wo kubabara umuntu agifite pu 200 tuzaba twarapfuye 200 twese tuzaba twaraciyeho aya so ikintu kiriho ribu mwakabaye mwikusanya mukavuga atari ko rero mureke dufate Godfather numwe mu bantu batworohereza akazi. Nje ndi mu bantu batanga service ku gihugu nk'umuturage ukunda igihugu nkorohereza inzego dore ntabwo nunze aba bantu simbunze ko uko byanze singerageje ribu sindi umuturage mwiza mwakabaye mumpereza mungira mu cyiciro cy'ubudehe cy'abasore mukanakira n'umushahara kuko murabona ko banakoze ibintu nje nunga imiryango nkazana hano Keza nkamuhoza nkamubwira ntihora ceceka mfura ya mama ndingiye muntu ushoboye kandi ushobotse kunyumva ribu ndabakunda ariko mati yabaye the fucking nibiki nkanzi kaba haiki. Okay, so noneho munyemerere
munyemerere mbere ko nzamura uyu mugabo ndabanza gusanga turebe ukuntu tubigenza nana kanongere nkuzamure munyemerere dukore gutya naramanutse please my people please set the play help me ya mpano put the request here we go hi how are you good alright guys do tapping imbere yuko nzamura uyu munsi murakubitwa n'inkuba aba youtubers mwitegure barakuba gatatu nyuma yuko tumaze kuva mu cyiciro cya kabiri mu kanya twahereye ku banyamakuru tuzanye Triska n'umuntu bita Lili Pupe mu gihe singe ngiye kubazanira nde aya majwi ahara na yandi mu tapping screen tap the screen everybody mu tapping mu sharing live